Muhaye ikaze nanone kuri Base de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakora share, abakora subscribe, n'ukuri turanyuzwe ku bwanyu kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Tugiye kurera hamwe buryo bune wasaba mu mugabo amafaranga utayamusabye, utabaye direct ngumubwire ngo ndashaka amafaranga. Buriya abagabo n'abana beza, badamu mujye mubimenya, bakobwa mujye mubimenya. Umugabo wari we wese cyangwa se umusore uri mu buzima bwawe ntabwo akeneye yuko umubwira ngo ndashaka amafaranga gukora ikintu kiriya. Umugabo wagushatse mubana mu rugo ntabwo ukeneye kumusaba amafaranga y'ikintu kiriya. Umugabo hava akagira cyose abazi icyo ashaka, azi gukora icyo ashaka kugira ngo anezeze umugore uri mu buzima bwe. Rero ibi ngibi nubikora umugabo nta mafaranga azaguha, uzamenye yuko ikibazo nyine kirahari. Uzajya kumva wumva umugore arimo kwibaza ngo ariko ngo abandi bagore babigenza bate ko abagabo baba bahora babaha amafaranga, bakajya muri saro, bakabaha amafaranga yo kugura imyenda, bakabaha amafaranga yo guhaha ibiryo rwose byiza, mbese bakabasohokana, babigenza bate? Ariko ukumva umugore aribaza ngo kuki ngi uwanjye nta kintu ampa. Waruzi impamvu nta kintu aguha? Mu buzima busanzwe muri kamere y'umugabo, badamu bakobwa mujye mubibona, mujye mubimenya. Umugabo wese, umusore wese yitanga akurikije agaciro aguha. Iyo umugabo uri mu buzima bwawe yaba ari uwo mubana mu rugo nta gaciro aguha, nta kintu aguha, abasha no kutagira ikintu aguha, akakubwira ngo nta mafaranga afite kandi akayatanga ahandi. Abasha kuyaha umuryango ureba, akayaha inshuti ureba, ndetse n'abandi bantu abuzi n'abutazi, akaba amafaranga ariko we nta kintu yaguha. Uzi impamvu? Nuko nta gaciro aguha nyine. Umugabo iyo agaciro yaguhaga kagabanutse, ibyo yaguhaga nabyo arabigabanya. Mujye mubimenya cyane. Iyo nta gaciro akiguha, iyo atakwiyumvamo, ibyo yaguhaga arabigabanya. None nta gaciro namba kigufiteho burundu, nta kintu yongera kuguha. Badamu mwajyaga mufite kuba mwarahabwaga bakaba batakibaha, biravuze ngo nta kintu umugabo akikubonamo cyatuma guhereza ayo mafaranga. Rero mujye mureka gupfuna. Niyo mpamvu murambwira abadamu aho bava bakagera ngo buri muntu wese ajye yitoza kwibonera amafaranga, kuko niwo mutekano wawe, nibwo bwigenge bwawe. Nibwo utazajya uhora usaba cyangwa se utega amakiro ku mugabo uba uri kumwe n'umugabo kubera yuko ubishaka cyangwa se ubikunze. Ntube uri kumwe na kubera yuko utegetswe kuba uri kumwe nawe uko ari gukemura ibibazo. Ibyo bintu mujye muhora mubizirikana. Rero umugabo aguha agaciro, akaguha ibintu byinshi bitandukanye. Iyo kagabanutse arabigabanya, iyo kashizeho burundu ibyo yaguhaga byose abikuraho, nta kintu yongera kuguha. Rero ibi bintu nkubwiye ugiye kujya wigenzura ureba agaciro umugabo muri kumwe aguha. Rero bimenye neza yuko niba umugabo nta kintu akiguha, nta byiyumvira kigufiteho, cyangwa se mo kimwe wamaze gusimburwa n'uwundi mugore, cyangwa se hari undi mukobwa uri mu buzima bwe, nta na rimwe umugabo akorera ikintu ku busa. Iyo uri mu mutima we, uri mu buzima bwe, araguha. Iyo utakirimo, waramaze gusimburwa, cyangwa nta kintu kikubonamo gifatika, nta kintu yongera kuguha. Rero mujye mugira ubwenge kandi ntimugasakuze. Kandi rero niba nta mafaranga kiguha, bivuze ngo umubano wanyu urimo uragenda urangira. Umubano urimo uragenda urangiye, cyangwa se n'ubundi waranarangiye, wamaze gusimburwa, byararangiye. Rero nshuti mukundwa, mugira ubwenge. Rero urimo kwibaza ngo se ngo kubera icyo abandi babaha amafaranga ariko njye akaba ntayahabwa, mupimisha ibi bintu uko ari bine. Ikintu cya mbere, mutere gushaka kuguha amafaranga ayaguhe yabyitekereje cyangwa se abyibwiye utamubwiye ngo mpa amafaranga. Mu impamvu yatuma atekereza yuko ukeneye amafaranga. Rero nubona iyo mpamvu wamuhaye yatuma aguha amafaranga atayaguhaye, menya ngo ntayafite cyangwa ntabyo ashaka kuyaguha. Kubera yuko akenshi abagabo igihe cyose ni abakozi. Iyo umugore ari mu buzima bwe akaba azi neza yuko afite ikibazo gikeneye amafaranga, aragikemura.
wowe utarashaka nubona urimo kuvugana n'umugabo runaka uzamugerageze ubirebe umubwire neza yuko nta mafaranga yo guhamagara mbese mwavuganaga telefone umubwire yuko amafaranga yo kumuhamagara ntayo ashizemo ko igiye kwikupa. Niba ari umuntu uryoheye no kuba muri kumwe azahita akohereza amafaranga yo kugura andi mayunite kugira ngo muvugane, cyangwa se ubwe azakomeza ajye aguhamagara. Niba rero akenera yuko nawe ujye umuhamagara uzakenera amayunite azayaguha. Niba uzakenera connection kugira ngo muvugane igihe azayikugurira. Ariko niba akubwira ati buriya nta kibazo naho ubutaha, menya ngo nta gaciro kari muri we, nta kintu akubonamo gifatika. Rero uramenye udasaba jya umureka yibwirize. Niba rero wowe wubatse tera umugabo umuha impamvu yo kuba yaguha amafaranga. Mu mugoroba yatashye umubwire yuko hari ibintu bikenewe, mbese niba ari ibiryo byo guteka ibyejo bitazaboneka. Niba ukeneye inkweto ukamwereka yuko izo ufite rwose zamaze kuba zishaje zitakiguhesha icyubahiro zigutera isoni. Niba ari umugabo utekereza neza aguha agaciro azagwa amafaranga ugura izindi nkweto. Niba ari umugabo ugufite mu mutima we azaguha amafaranga mbere yuko asohoka mu nzu yo guhaha ibiryo byo guteka ku munsi ukurikiyeho. Ariko nubona agiye akakubwira ngo nta mafaranga afite, menya yuko si uko atayafite ahubwo nuko adashaka kuyaguha. Kubera yuko niyo yaba atayafite ariyaranja mu bushobozi bwe, yanayaguza, yanashaka uburyo ki ayo mafaranga uyabona kugira ngo uhahe uteke natasanga ibyo byahiye. Rero nakwihorera wowe ukajya muri gahunda zo kwishakamo ibisubizo ngo ugiye kuguza abantu ngo ugiye guteka, yaza agasanga watetse, ntabwo umuhaye impamvu nimwe yo gutuma yashaka ibisubizo byo kugira ngo ageze n'amafaranga. Iyo abona rero uzi kwishakamo ibisubizo, none se kubera iki yaguha amafaranga kandi uzi kuyibonera? Rero kugira ngo umugabo aguha amafaranga no kumuha impamvu, umuteramo ubushake bwo kuba yaguha amafaranga utamubwiye ngo ndashaka amafaranga. Mu ikibazo gituma nyine wakenera ayo mafaranga azayaguha. Natayaguha biravuze ngo ntabwo uri umugore uri mu buzima bwe, cyangwa se mu kimwe wamaze gusimburwa ayataguha hari abandi agiye kuyahereza. Ikintu cya kabiri, mubwire ibintu byihutirwa bikeneye amafaranga. Mubwire yuko niba ari fagitire y'amazi yaje, niba ari fagitire y'umuriro, mbese ibintu byinshi bitandukanye, uzarebe uburyo ki abikemuramo. Rero ni ngombwa yuko ubwira umugabo ikibazo gikeneye amafaranga utamusabye amafaranga. Iyo ari uguha amafaranga ahita aguha amafaranga ukajya kwishyura. Yaba ataguha amafaranga arakubwira ngo nta mafaranga mfite, iyo aranje urebe ukuntu bigenza. Rero umugabo akenshi akoze mu buryo ki gutanga amafaranga kuri we biba byoroshye. Rero iyo umubwiye ibintu byihutirwa bikeneye amafaranga ukamubwira ati se umwana ararwaye, aba agomba guhita aguha amafaranga ukajya kumuvuza, utamusabye amafaranga ujye kuvuza umwana. Aho rero ntugenda ubonera umugabo uguha agaciro cyangwa se utaguha agaciro. Uguha agaciro we ikibazo cyose gikenera amafaranga yihutira kugisubiza. Gatatu, ubasha kumubwira ibibazo byakubayeho kandi bikeneye amafaranga. Ushobora kumwereka yuko kuba utaboneka, niba yagiye ku kazi akakuvugisha ntakubone, telefone yawe yarapfuye, ntabwo ikibasha guhamagara mbese ngo itinde, umuriro uba washizemo buri kanya. Niba ari umugabo utekereza gukemura ikibazo, abagabo ni abantu bazi gukemura ibibazo, azakugura iyindi telefone kugira ngo utajya ukomeza kubura. Rero mu mpano badamu mubimenye abagabo bakoze mu buryo ki n'abantu bakunda gukemura ibibazo. Nuzajya ubona wowe ibibazo byawe atabikemura, ntukeke ko yuko abuza abandi abikemurira. Rero icyo kintu mujye mukimenya. Ikintu cya kane noneho rero, niba ushaka inzu, murimo murakodesha se ukumva urashaka inzu, urashaka se imodoka, ntabwo umubwira ngo zana amafaranga tugura inzu, zana amafaranga tugura imodoka. Ahubwo uramubwira ngo maze kuzigana amafaranga ya naye yo kugura inzu cyangwa se yo kugura imodoka. Iyo ari umugabo ukoze mu mutwe neza, akomeye mu mutwe, ahita agira ishyaka noneho agashaka yo kongera.
rero niyo mpamvu muramba babwira abadamu mujye muba muri abantu igihe cyose plan A cyangwa se plan A iyo idashoboka B igomba kuba ihari. Rero iyo uzi kwishakamo ibisubizo umugabo aragufasha akakunganira, ariko numusaba buri kimwe cyose ngo ndashaka iki byumwereka yuko hari ikibazo umugabo akoze mu buryo bwo gusubiza ibibazo. Natabisubiza uzamenya agaciro aguha, uzamenya uko agufata. Rero ntuzigere rwose urira ngo kuki umugabo wanjye atama amafaranga, kuki atankorera ibi. Nta mpamvu afite yo kuguha amafaranga. Niba ntayaguha hari abandi ayaha, niba yaryaga yaguha ukabona arabikupye ntayakiguha, biravuze ngo nta gaciro kiguha cyangwa se wamaze gusimbura, tayari wamaze gusimburwa. Rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Umugabo muteremo impamvu, muha impamvu ituma asohora amafaranga utamusabye amafaranga direct, kubera yuko yatayaguhaye kandi wabimubwiye. Nongeye mbigusubiremo, nta bushake afite bwo kuyaguha, cyangwa se mo kimwe ntayafite, kandi yatayafite yo yayabonye ntabwo akangwa yuko ibibazo wabikemuye, aguha amafaranga kandi akagusaba imbabazi ko yatinze. Rero badamu mugira ubwenge. Umugabo igihe cyose akunda gutungura, akaguha surprise, akagutungura, akaguha ibintu byose wifuza. Iyo azi kubikeneye arabikora utamusabye. Badamu mwiga kudasaba abagabo, mwiga kwishakamo ibisubizo, ariko noneho muteramwe abagabo impamvu yo kutuma babaha ibyo mukeneye. Natabigumenye neza yuko nta gaciro ufite mu maso ye no mu buzima bwe, cyangwa se wamaze gusimburwa. Rero bagore mugira ubwenge, ntimugasabe. Umugabo umusaba buri munsi arabirambirwa. Umugabo igihe cyose abazi icyo gukora iyo yumva rwose mu mutima we urimo. Rero iyo nta kintu akora nuko mu mutima we utarimo cyangwa utakirimo, cyangwa se mo kimwe wamaze gusohokamo hari abandi bagore cyangwa abakobwa bagusimbuye. Rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Ese hari ikindi kintu ushaka kubambwira mu byo ntavuze? Yacyo muri comments. Niba mushya kwica no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Byabyica kubana namwe akumira Dorothée w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.